Haleluya. Haleluya. Reka dushime Imana yaduhaye igitaramo cyiza kare muri gahunda yo kuramya. Nabararitse ndababwira ni nyamara dufite igitaramo kiryoshye, ariko kubera ko mwamenyereye bya bintu by'amapublicité ntago narinzi ko muri buze bingana gutya. Ariko mbabaze korari turi nazo ni turi nazo. Ikibazo kiri mu amatwi yawe. Hari abantu baba bafite amatwi areba imbere, abandi areba inyuma, hari afite imiferege mike, ariko hari n'amatwi yumva iby'umwuka bwira iki itorero. Ndagira ngo rero mbabwire ko nkurikije ukuntu munezerewe, haramutse hari umuntu nsabye nkamubwira ni nsaba icyo ushaka, nimugoroba twaraye tubyize, yahita ambwira ati rwose udusagurira iminota izikora rizongere zigire gute ziririmbe. Niko mbabona. Ndashima Imana yabanye natwe, twinjiye mu cyumweru cya kabiri cy'amateraniro yacu. Ndashimira abantu turi kumwe. Nakomeje kureba nsanga muri gahunda yo kuramya twateranye hano, ariko ku rubuga rw'itorero YouTube channel y'itorero rya Muhima twari twafite abantu 2,000. Abantu 2,000 twabanye muri gahunda yo kuramya. Imana rero ifite ibyo irimo gukora atari hano ndetse no hanze. Twongeye kubifuriza abarimo kudukurikira hirya no hino umugoroba mwiza. Kandi muri uyu mugoroba mfite icyigisho nifuza ko nimutekereza cyane muramfasha ko ntari bwigisha umwanya munini. Gutekereza cyane. Reka ndi abantu bagiye kuma inkunga yo gutekereza cyane. Aha, amen. Imana ibaho umugisha. Ubwo rero tugiye guhinduka abafatanya bikorwa. Turashima Imana abashyitsi irimo kutwoherereza. Ndashimira bamaze gufata umwanzuro wo kubana natwe no kudasiba mu materaniro, ariko ndanashima n'abamaze gufata umwanzuro mwiza wo kubatizwa ku isabato. Hano dufite umubatizo. Abana b'Imana benshi bagomba gutera umugongo ikibi, bagomba gutera umugongo inyigisho z'ibinyoma, bagasanga ukuri kw'Imana. Icyo nagira mbabwire rero ngiki, niba muri icyo gikorwa ugifiteho umutima, waba uri kuri YouTube waba uri hano, turagukangurira kuza kugira ngo ubonane n'ababishinzwe bagutegure, kubera ko nta mugeni utagira gute udategurwa. Ukeneye kwigishwa, ukeneye gusengerwa, ukeneye guhabwa inama rwose. Imana rero ibaho umugisha. Ku munsi w'ejo tuzatanga impano z'ibitabo. Niyo mpamvu navugaga ngo abashyitsi turi kumwe muri iri teraniro badasanzwe ari abadivantiste. Umusozo w'aya materaniro muraza kwegera imbere twandika amazina yanyu kugira ngo ku munsi w'ejo bamenye impano zanyu bazabaha. Nihuta ndagira ngo munyemerere dusenge twige ijambo ry'Imana. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri uyu mugoroba n'umugoroba w'umunezero, ni isabato yawe, aya masaha yawe yera twatekereje neza, twagambiriye neza, twafashe imyanzuro myiza. Turahamya yuko n'imitima yacu yaramije neza, ariko turifuza ko bitaba ibyo ku isabato gusa. Turifuza ko no mu cyumweru cyose ugomba kutubera Imana, ugomba kutubera umwami n'umukiza, ukatubera umuhumuriza. Tugeze mu mwanya wo kwiga ibyanditswe byera, yaba abo turi kumwe nabo hano mu nzu yawe, yaba n'ababikurikiye ku mbuga nkoranyambaga. Twese duciye bugufi ngo twigishe, uduhumura amaso kandi uduteze intambwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo imibare 4 udakwiriye kujenjekera. Imibare ingahe? 4 udakwiriye kujenjekera. Kuri iki gihe usigaye uganira n'umuntu, umuntu akakubwira ati ariko rero musoni nawe uba wabizanyemo imibare myinshi. Nuzanamo ibintu byose imibare myinshi bizakurushya. Umuntu arajya kurambagiza mu rusengero agasoma Bibiliya ikamubwira ngo narambagize, ugakubitana n'umuntu washatse akakubwira ati nuramukubizanyemo imibare myinshi umugeni baramugutwara. Ubu ikintu cyose nta muntu bagishaka yuko yashyiramo imibare myinshi. No gusenga
uratangira ukabwira umuntu uti ubu rero ndashaka ahantu nasengera, ariko byarancanze, amadini amwe n'ay'abesikoro, ayandi arimo ibintu bidahwitse, mba numva mfite icyifuzo cyo gushaka idini ry'ukuri ariko ritazanyahagiza, rizamfasha gukunda Imana n'urugo rwanjye rukamererwa neza kandi nanjye nkagira ubuzima bwiza. Umuntu akakubwira ati rero nuzanamo ya mibare yawe myinshi ntabwo uzabona idini ujyamo. Ariko se nibyo koko isi turimo tugabanye imibare kugira ngo ibibonetse byose duhururemo? Oya, iyi mibare ine nuyigeraho ahandi ujye ushyiramo imiyaga, ariko iyi mibare ine, ibi bintu bine nubigeraho uzajye ukoresha imibare myinshi. Umubare wa mbere, Luka igice cya 14. Yesu yavuze ibintu umuntu agomba gushyiramo imibare, ntabwo ari ugupfa guhurura. Igice cya 14 Luka umurongo wa 28. Yesu arangije, Bibiliya titirira avuga ngo uburyo gukurikira Yesu bigize gute? Biruhije. Gukurikira Yesu ntabwo ari promenade, ntabwo ari ibintu umuntu yicara ngo avuge ngo yari yarabuze aho ajya. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuza mu idini kugira ngo ubone abandi bantu muzaza muganira kuko wajya kubaho wenyine. Oya, birenze icyo. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende? Inzu y'amatafari mu gihe cya Bibiliya, inzu y'amatafari ndende umuntu yiriho yabaga abasha kureba kure, kandi ahantu abantu bose babaga bari iyo nzu babashaga kuyireba. Icyubahiro cy'umuntu cyaterwaga n'uburebure bw'inzu yagize gute? Yubatse. Yesu arangije aravuga ati rero ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akagira gute? Aha, akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kugira gute? Kuyuzuza. Umuntu yagiye kubaka inzu ya mbere, buri iyi nzu ya mbere iraryoha. Ujya kuyubaka bagacukura, baba barimo gucukura aho bazashyira amafondasiyo, kubera ubuzima burimo bwo gukodesha n'uburyo wagiye uhura n'ibibazo. Urayireba ukabona ni ntoya, ukabwira uti aka kantu ko mbona kangana n'ikiraro, ugahita umubwira utegera hino ni njye nyirayo, iki cyegeze hariya, iki cyegeze hariya. Bati nta kibazo. Bamena sima uti kwashize, bati boss tugomba kuzamura fondasiyo hakareshya. Umutima ugatangira kukurya, warangiza ugatangira guhamagara abantu, he ndabura amatafari, bati rukarakara ndaziguhaye n'ibiki byose. Wajya ko ukabona irazamutse, yagera muri rento ugashirirwa neza. Wajya ko ukabona imvura igiye kugwa ukavuga uti karabaye. Umuntu agatangira ati ariko rero wibuke ko no gusakara dore imvura iraje, urasakarisha ikizi? Ntiwigeze wicara mbere ngo ugire gute ubare. Amaso yaragushutse akubeshya yuko hari urundi rwego uriho, kandi nta rwego uragira gute? Urageraho. Nibwo uzajya kubona umuntu ahamagaye abantu, arahemutse, umuha amafaranga y'10, ayakubise umufuko, aragiye ati mumpemo imifuko ya sima. Ujye kubona ubona igihangari kibaye hariya, ajya ategereza kuzayinjiramo. Nabyo bizaba ikibazo gukinga. Noneho namara gukinga kera kabaye kuzarangiza amasuku. Reka ngiye ikintu mbabwira, umuntu wese wagize umushinga usaba imibare ntagire imibare, ahubwo akayoborwa n'amarangamutima, ajya gusoza uwo mushinga agahinda karamwishe avuga ko atazongera kubijyamo. Yesu yerekezaga yuko kumukurikira kwinjira mu bintu bye bisaba ubwenge, kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirwa aho atayujuje, akananirirwa aho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kugira gute? Kuyuzuza. Mbega ikibazo! Nta kintu kibi nko kuzamura ikintu ufite ibikabyo abantu bose kikababera ikimenyetso cyuko nta mibare ugira gute? Ushyira. Kubw'ibyo rero nujya kubaka iby'agakiza ntuzagendere ku marangamutima n'amagambo y'abayobozi b'amadini, ntuzagendere ku bintu ngo bimenyerewe,
uzicara uvuge ngo ngiye kubaka inzu y'amatafari ndende y'agakiza, ngiye kubaka ibintu bizatuma umuntu uzambona ndi gusenga atazabona yuko ndi umuntu upfa kujya mu bibonetse byose. Kwinjira mu gakiza bisaba kwicara ugatekereza. Gufata umwanzuro wo gukurikira Imana bikwiye kuba ari ibintu byaguhagurukije wicaye wafashe umwanzuro. Yesu yarakomeje aravuga ngo cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama yuko yabasha gutabarana n'ingabo z'inzovu imwe ngo arwane n'umuteye afite ingabo inzovu ebyiri. Bitabaye bityo wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongerera ngo babane amahoro. Uzirinde gushotora intambara utabanje kugira imibare. Abantu benshi imibare ntayihari, barimo barajya mu bintu gusa, barimo bariyemeza kwinjira mu bintu batabanje kwicara. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uretse abantu bari w'iki gihe, abandi bantu ba kera bose bajyaga bajya kugira ikintu bakora bakabanza bagatabaza Imana bakayisenga ngo ibigishe icyo bahitamo. Iyo niyo mibare ya mbere. Ariko iyo nta mibare ushyizemo kaba kabaye. Inshuti zanjye, iki ni ikintu gikomeye. Abantu binjiye mu rushako ntibabanza gufata umwanya ngo bicare batekereze, ahubwo abantu babaga babashyushya. Uriya muhungu agiye kujya muri Amerika, papa we niwe nyiri ya etaje hari ya ruguru, bashiki be bafite amamodoka. Urabona uriya muntu, mbega wowe uguye hashashe none wahasanze hatanashashe. Niyo mpamvu umuntu asigaye yicara akabara amezi ashize akoze ubukwe, akabona ni menshi aruta yazihanganira, akabwira ati ngewe ngiye kubashyiriramo imiyaga, uyu mugabo ni imbwa ntago twabana mubimenye, ngiye kwihangana ukundi kwezi kugira ngo iyi nkuru itazashyuha mu mitwe y'abantu, mubimenye ko ntahari. Kubera iki? Abashatse gushyiramo imibare yarageze mu rugo kandi yagombaga kuba yarayikoze ataragira gute atararugeramo. Icyo nagira mbabwire, niba umuntu atarimo kwicara ngo ubukristo bwe ahazaza he imisengere ye yicare ayikorera imibare, ntabwo isi izaduha umwanya wo kubitekerezaho mu gihe kiri imbere. Ntabwo bizakunda. Ikintu cyose ugiye kujyamo rero kuva uyu munsi, jya ubanza wicare urebe, umenye icyerekezo cyacyo, umenye imitego Satani yagutegeyemo, umenye amasezerano y'Imana azagufasha muri icyo kintu, umenye n'urugamba rurimo. Naba ari urugamba, ntugashotore urugamba utizeye ingabo zizagutabara. Mu bihugu byo mu isi basigaye basinyana amasezerano yo gutabarana. Nawe sinyana amasezerano n'ijuru yo kugira gute? Yo gutabara. Ijuru niri gutabaza uritabare. Yemwe ngabo z'umwami nimuze tugire gute? Ninde utabara, ninde utabaza? Ni umwami Yesu. Iyo dutabaye umwami Yesu mu mirimo y'inzu y'Imana, nawe adutabara mu mirimo yo kudufasha ngo tuzabone agakiza. Ariko iyo utasinyanye amasezerano yo gutabarana ibyago byawe, ibirori byawe bizagaragara ko Imana itagiye yahinguka. Nshuti zanjye, imibare ya kabiri, ikintu cya kabiri ukwiye gushyiramo imibare myinshi. Abantu benshi muraganira akakubwira ati nushyiramo imibare myinshi Kigali ntabwo uzayibasha. Ariko nagira ngo mbabaze, ese Kigali iradusaba kubaho nta mibare dufite? Hoya. Zaburi 90 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo utwigishe kubara iminsi y'iki yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'iki y'ubwenge. Umuntu utazi kubara imibare, umuntu utazi kubara iminsi ye ntashobora gutunga imitima y'ubwenge. Abadamu bafite uburyo bajya babigisha bwo kubara iminsi yabo. Barangiza uwo babona utajya ufata mu mutwe bamukorera akantu azaza agendana mu ntoki akimura akagazara akavuga ati ibintu byarakomeye. Wowe ufite iki kikwibutsa kubara iyo wacanganyukiwe? Nimwe mbaza. Iminsi ntabwo ikwiye kugushuka.
umuntu hari igihe ajya mu minsi yo kuyora amafaranga akibagirwa ko hari igihe kizagera kikaba igihe cyo gutwara iki amafaranga. Bibiliya iravuga ngo hari igihe cyo kubaka hakaba igihe cyo gusenya, hari igihe cyo kurira hakaba n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kurunda hari n'igihe cyo kushwanyuza. Isi buri gihe igira ibihe bibiri, uretse Imana yonyine yo mu ijuru yaduha ibihe byiza byo gusenga. None nagira ngo ubaze, ujye ubara iminsi yawe. Cyakubona ukabona umukobwa afite imyaka 39 akunzwe n'umusore wo ku rusengero, imibare ikaba mikeya, kagahungu ko ku rusengero ni n'agakene. Ubu se nategerereje iki ko n'ubundi mfite imyaka 30 kanaka yanterese singende, mu myaka 35 kanaka yaranterese sinagenda. Itu uwarya imbwa yarya niki? Harimo arirata afite imyaka 39, harabura umwaka umwe ku buryo no kumutera inda bizaba bigoma. Kuko n'ubujiji bwo kutamenya kubara igihe. Umuntu yihagazeho mu isoko rya nimugoroba, yaturutse mu gitondo afite amashu manini, izuba ririmo rirayacamo ibishishwa by'amashu akabikuraho. Ishu yazizanye ari 6 zuzuye umufuko, none zirimo zirajya mu mufuko akanawuzinga. Ariko wajya kumva saa 9 za nimugoroba mu isoko. Abatabishaka mu bireke, icy'ingenzi nuko mfite amashu yanjye. Ufite iki? Ufite iki? Wewe ntunamenya ko saa 12 zaguraga 400 ugomba kuzigeza kuri 100 ngahe? Kubara iminsi. Umuntu akabaho yabaye aho yiyubashye, arashaje, nibwo atangiye kuzaza ashwana n'abana ngo nibamuhe za bombo, bamuhe yawurute. Yarashaka kwirenza akayawurute. Umuntu ari mu myaka 60, mujye mumufa kugira ngo nzakure neza, ahubwo vuga ngo uzapfe neza. Kutamenya iminsi. Umuntu yabanye n'Imana akennye, abonye udufaranga, aho kugira ngo abwire Imana ati Imana nyigisha gusaza neza, ubukene nibwanteye gucupira, uzandinde ko ubukene nabwo bwantera kugira gute gucupira. Kubara iminsi. Nshuti zanjye, nagira ngo tujyane muri Bibiliya. Yobu, tujye muri Yobu. Yobu niwe muntu wa mbere wize uburyo bwo gukoresha iminsi. Yobu, abasomyi ba Bibiliya tujyane Yobu igice cya 9. Yobu igice cya 9 handitse ngo iki? Umurongo wa 25 haranditse ngo iminsi yo kubaho kwanjye irihuta kurusha impaya maguru. Iminsi irahunga ariko nta cyiza igize gute ibona. Hari igihe iminsi yirukanka ikwerekeza ku gusaza, iminsi ikirukanka ikwerekeza ku bukene, iminsi ikirukanka ikwerekeza ku gusubira hasi wari uri hejuru. Bisaba iki? Utwigishe kubara iminsi yacu. Mu gihe urimo kwakira inyungu, iseta yawe ari yigezweho, ni igihe cyo kubika, kubera ko hari igiseta yawe abantu bazaza bahaca bavuge ngo yatewe umwaku, kuko igihe cyawe cyo kwakira kizaba cyavuyeho, hagezweho igihe cyo kugira gute cyo gusohora amafaranga. Mwabakobwa ni mwiga iminsi, mwabajene mwe ni mwiga iminsi. Wagize amahirwe ugira so na nyoko bafite amafaranga, urakara bugacya, kubaho biguhagaze ubuntu, twabyitaga ubuferi. Hari umuntu ureba ukabona kubaho bimuhagaze gusa kunyeganyega, nta kindi. Kurya baratamika, kwambika barambika, wamureba ukabona arasa na cya giti cyatewe hafi y'umugezi. Abo ngabo rero hari n'igihe ajya kurambagizwa n'umuntu agatavuga ati reka da, ubu si uyu muhungu yazatuma ncupira. Ucupira se wowe ibyo ufite n'ibyawe? Icyo nagira mbabwire, mwiga iminsi, byaza amahirwe kuburi iwanyu. Fata ayo mahirwe uyabyaza umusaruro. Iminsi yige, kuko buri mu minsi iwanyu bagutekerereza. Ejo bundi isi zagusaba kwitekerereza. N'undi muntu uzakubeshya ngo aragutekerereza, azaba agufitemo indi mibare. Ni igihe cyiza cyo gusenga, ni igihe cyiza cyo gushaka Imana. Ku bajene ni igihe cyiza cyo kugaragaza icyo umaze mu nzu y'Imana.
ubu abantu basigaye bapfa ku ruhimbi bakabahimbira amateka batanakoze. Ni impamvu rwose yari umuntu mwiza, ni impamvu pe ntawamugujije amafaranga ngo ayamwime pe, nanjye ndi umugabo wabyo. Ubwo ngo barimo baratanga ubuhamya bwa nyakwigendera. Abasize ateye inda yihakanye babangana iki? Iminsi iratangaje. Yobu igice cya 7 umurongo wa 1 n'uwa 6. Mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Iminsi iratubeshya. Mu buzima mujye mubaho nka nyakabyizi. Iminsi iratubeshya cyane. Hari igihe wicara ugatangira ngo ngewe ngo mu mwaka utaha ngo nibinkundira ngo nzakora ibi, ngo ariko imyaka 5 nibigenda gutya bikagenda gutya nzabigenza gutya. Reka ngira ikintu mbabwira. Hari igihe ujya gukora akazi k'ubuyede, boss akagukunda, abafundi bakagukunda, ugasiga ubwiye umuntu uti rero nkurikije urukundo nkunzwe hari ahantu nzahava mpakura inkwano y'umugeni kabisa. Inzu n'etaje izubakwa amezi 7, ubuyede buri munsi, aha ndariye. Mu gitondo ukazindukana n'igitiyo, wagerayo bagahita bakubwira bati wowe nta kazi kawe gahari, ntuzanagaruke hano. Ugatangira utize ko ari ngewe wakundwaga. Yobu yavuze ngo iki? N'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Umupagasi hari igihe bucya ibintu byahindutse. Reka mbabwire, iminsi yo ku isi irangwa nuko hari igihe bucya byahindutse, ukagira ikintu kigushuka. Ibi rero nibyo duheraho tubwira abantu ngo bibere mu biganza by'Imana, baba bariho cyangwa bapfuye, bose ubuzima bwabo bube burinzwe mu Mana, ariko abantu ntibabyumva. Bibiliya iravuga ngo iki rero? Imigani igice cya 9. Imigani igice cya 9 tujye tujyana muri Bibiliya, ntago numva nshaka kuzaza mvuga amasomo mu mutwe. Igice cya 9 imigani murongo wa 11 haranditse ngo Uwiteka ni urimo kuvuga, ninjye uzakugwiriza iminsi nkakungura imyaka yo kubaho kwawe. Amen. Imana yacu niyo igwiriza umuntu iminsi azabaho. Kubw'ibyo rero irinde yuko ubuzima bwakwibagiza Imana bugatuma ubaho nk'aho Imana idahari. Oya, Imana ifite ububasha bwo kukongerera garanti yo kurama. Imana niyo itera abantu kugukunda, niyo itera abantu kukugirira icyizere. Imana niyo banze rya byose. Nujya mu bintu byose, imibare ya mbere uzazubara, jya ubara yuko Imana ari ifite ubuzima bwawe mu biganza, ibindi ubone gutekereza. Isomo ryambabaje ni riri mu Mubwiriza. Umubwiriza nahasomye isomo ndababara. Iri somo ryambabaje cyane. Umubwiriza igice cya 8. Umubwiriza igice cya 8 ndasoma umurongo wa 13. 8 umurongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. No kuramba ntibazagira gute? Ushobora guhita umbwira uti se ko bakana kabarambye nabo barambiye mu bibi. Ni kwa kundi umuntu yicara agafunga imyaka 30, warangiza ugatangira uti kana karashaje pe. Umuntu ugize imyaka 60 ariko uyumwegere arakubwira ati mbabajwe n'iyi myaka 30 y'ubugoryi, mfunzwe nzira umunwa wanjye, irambabaje kuko umunwa uranyereje ku buryo n'umutima utazakira ingaruka zavuye kuki ku muntu. Ugasanga yagiye ahantu, ahagarara ahantu barimo kwica umuntu, bo barica barakora, warangije agira gute? Avuga ijambo. Mwitonde cyane. Buri muntu wese muri twe afite urugingo rwatuma kurama kwe kudakunda. Urwo rugingo kuri wowe ni uruhe? Ibintu byo kubara iminsi ni mu biha agaciro. Tumenye yuko nejo turi nk'abapagazi. Nejo ushobora gucaho. Umuntu yateye induru muri bisi, avanga abantu, azana amahane, ashwana n'abantu, agera ku mugabo umwe amwigirizaho nkana.
uwo mugabo araceceka, ari umugabo mwiza w'umunini rwose w'umusirimu. Abantu bari muri tagisi bati nuko atari njye ayobeyeho nari guhita mwereka. Barangije wa mugabo agenda asakuza arimo bafunguraga ikirahure ati reka da bakora ikintu cyose. Bisi arayizambya yose, ariko ageze imbere abwira shoferi ngo ntundenze n'uburakari bwinshi. Arangije avamo agenda yitotomba. Babaza wa mugabo bati uyu muntu wakuzengereje gutya natwe tukagera tukabona biratubangamiye bite? Arangije ati nta mpamvu zo guserera n'umuntu uri buviremo mu cyapa cy'imbere. Buri gihe icyapa cy'imbere haba hari umuntu uri bugire gute? Urapfa n'umuntu butaka ku cyapa cy'imbere aravamo. Urapfa n'umuntu ngo ibiki n'ibiki. Reka mbabwire umukino turiho ku isi ntago murawumenya. Byanga byakunda muri bisi ku cyapa cy'imbere hari umuntu ugira gute? Yarandogeye, yanteranyije n'umugore wanjye, abana banjye ibiki byose, iseta yanjye yayivuze nabi. Ku cyapa cy'imbere nutavamo aragira gute? Ariko ikintu nkunda bisi, ninde muri mwe wari wataha muri bisi ya Kimironko ya nyuma? Bisi ya Kimironko ya mu gitondo abantu babashwana, abatwaye imizigo, abamama batakarabye mu maso umukuramo ubutuna, abantu bose babakane. Ariko bisi ya nimugoroba wicara ntawe uhagaze, shoferi yarangiza akakubwira ati iyi ni ituru ya nyuma, ukamubwira uti ko nihuta, agahita agenda agaparika kuri sitasiyo akabanza agashyiramo esansi. Ibyo bikabyo byawe ni nimugoroba, iyi ni ituru ya nyuma. Ujya kugera muri gare umujinya wakwishe, ariko nta kundi nyine ituru ya nyuma. Mbabwire ku isi turi ku ituru ya kangahe? Ya nyuma. Mwige imibare, mwige kubana n'abantu neza, mwige kubana n'igihugu cyacu neza, mwige kubana n'Imana neza, kandi mwige no kubana n'abantu bo mu nzu y'Imana neza. Ejo nuviramo ku cyapa tuzavuge tuti nubwo avuyemo muri bisi ntiyateraga iki? Ntiyateraga induru rwose. Imibare ya gatatu ni umubare wacanze abantu n'abanyamadini. Aho nuhagera ujye ushyiramo imibare cyane. Bibiliya iratangaje. Murebe ku isaha zanyu, abantu bafite isaha muzirebe. Murebe ku isaha. Everi wambaye isaha? Urimo urareba kuri iriya? Harya buriya hariya ni sangahe? Ko mutambwira isaha? Abafite isaha ni sangahe? 11:25. None se urushinge rw'isaha zanyu rurareba muri kangahe? Muri 11? Simwe mbaza. Urushinge rumo rurareba muri kangahe? 5. Ubwo mwarabyakiriye yuko 5 ari 11. Simwe mbaza. None ikibazo, iyo ugiye mu cyaro usanga umukecuru waho isaha ye yarayishyize ku masaha. Ujya kubona ukabona arakubwira ati mwana wanjye ko mbona ari 11, ukabona urushinge ruri kuri 10 na kangahe? 11. None ikibazo, ari twebwe b'abasirimu, ari n'abantu batakandagiye mu ishuri, ni bande bazi kubara neza isaha? Simwe mbaza. Nigeze kumva numva umuntu arambwiye ngo ni 0R. 0R se ni ibiki? Ati no turabona iriya saha ya nyuma ya saa sita za nijoro, ati iriya tuyita 0R nyine, biba bivuze ngo 24 yo urabona ko mu isaha itabamo, ubwo nyine duhita tubyita 0R. Byanditse ati we bifate gutyo. Ibi bintu byarakomeje bigera kuri kalendari. Aho wegera kalendari ugasanga kalendari irimo irakubwira, irabara, igatangira ku cyumweru igasoza ari ku isabato, ubwo ni Saturday. Umuntu ukamubwira uti bwo ku cyumweru no ku munsi wa kangahe? Akatakubwira ati ni ku munsi wa karindwi. Uti binyereka kuri kalendari, ati gabanya gufunga umutwe, nushyiramo imibare myinshi ntago biri bugere gute? Imibare yindi ugomba gukora witonze ni imibare yo gutandukanya isabato n'icyumweru. Wabaza ngo bifitanye isano n'agakiza? Yego rwose. Uyu mwanya munyemerere nikoreshereze Bibiliya ntagatifu. Abalewi 23
Abalewi 23. Imana yigishije abantu kubara, ibaha ububasha bwo kumenya gutandukanya isabato n'icyumweru, kuko Imana yari ibizi yuko mu minsi y'imperuka mu mugoroba w'isi ibintu bazabivanga. Umuntu akazaza kubwira ngo tangira ubare, ngo urumva ngo ku cyumweru ngo atariho ku munsi wa karindwi. Oya, Imana yadukuye mu rujijo. Igice cya 23 umurongo wa 15. Reka duhere ku murongo wa mbere. Iminsi mikuru yo muri Isiraheli, isabato. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha ab'Isiraheli, iminsi mikuru y'Uhoraho nigera muzajya muhamagaza amakoraniro matagatifu. Ayo makoraniro tuzajya duhuriramo n'aya ngaya. Imana izazihuriramo n'abaki? N'abantu bayo. Muzajya mumara iminsi 6 mwikorera imirimo yanyu, ariko wa karindwi muharire isabato. Muvuge ngo amena. Iyi ni Bibiliya ntagatifu, ndimo ndasoma Abalevi 23 guturuka ku murongo wa mbere. Imana ibagiriye inama, muzajya mumara iminsi 6 mwikorera imirimo yanyu, ariko wa karindwi muharire isabato. Aho muzaba mutuye hose kuri uwo munsi muzahamagaza ikoraniro ritagatifu. Amen. Ntimuzagire undi murimo mukora, ni umunsi w'ikiruhuko, umunsi w'isabato y'Uhoraho. Amen. Sabato ni y'abadive? Oya, abadive baribeshyera rwose. Cyane umva abadive bavuga ngo isabato yacu yanyu mwebwe abantu mwaje ejo bundi mu 844. Isabato ni y'Imana, kandi buri gihe iyo Imana igize abantu ihitamo ibaha umurage w'iki? W'isabato. Abayahudi niyo mahirwe bagize, ndetse nagira mbabwire ngo mbere yuko abadivantisti baza mu buprotestant, Imana yari ifitemo amatsinda matoya y'abantu bakomezaga isabato. Isabato ntiyigeze ibura abantu bayiruhuka. Nshuti zanjye, Imana kubera iki yabivuze gutya? Isabato kubera ko ari ifitanye isano n'irema, yagombaga no kugirana isano no kuremwa k'umuntu no gucungurwa kwe. Niyo mpamvu nitujyana muri Luka igice cya 23, Luka 23, Luka igice cya 23, ndakoresha Bibiliya ntagatifu. Abari hariya kubanga bw'ibyuma bajye badushyiraho Bibiliya yera kugira ngo bitworohere. Amagambo asoza Luka igice cya 23. Yesu yapfuye ari kuwa nyuma. Ku isabato Yesu araruhuka nkuko bisanzwe, nkuko mwitangiriro yaruhutse. Kuwa mbere w'isabato Yesu arazuka, kuko iminsi w'imirimo wari utangiye. Kubw'ibyo rero abantu benshi iyo minsi 3 izabyara ikigeragezo imbere y'abantu. Umunsi Imana yaremeyemo abantu niwo munsi abisilamu basengamo. Umunsi Imana yaruhutse imaze kurema niwo munsi twe turuhukaho. Noneho umunsi Yesu yazutseho niwo abandi bakirisitu bose basengaho. Ibi bintu ni ibintu bikwiye gutandukana. Mutega amatwi. Murongo wa 54. Wari umunsi w'imyiteguro wabanzirizaga isabato. Abagore bari bavanye na Yesu mu Galilaya bakurikira Yosefu, bitegereza imva n'ukuntu bari bashyizemo umurambo we. Nuko barataha bajya gutegura imibavu n'ibindi bihumura, maze ku isabato bararuhuka nk'uko byari bigize gute? Bitegetswe. Biravuze ngo urupfu rwa Yesu ntirwakuyeho itegeko ry'iki? Ry'isabato. Noneho umurongo wa mbere w'igice cya 24, kuwa mbere ukurikira isabato mu museso wa kare, abagore bajya kumva bajyanye imibavu bari bateguye, basanga ibuye ryakingaga imva rihirikiye ku ruhande, ariko binjiye ntibabona umurambo wa Nyagasani Yesu. Barumirwa bayoberwa ibyo ari byo. Nuko abagabo babiri bahagarara imbere bambaye imyenda ibengerana. Abo bagore bashya ubwoba bubika amaso, babagabo niko kubabwira bati, ni kuki mushakira umuzima mu bagize gute? Bapfuye.
Yesu rero yazutse. Ubwo bivuze ngo Yesu yazutse ku munsi ukurikira isabato. Uwo munsi ukurikira isabato muri Bibiliya nyinshi basobanura ko ari ku cyumweru. Kubw'ibyo rero abantu ntibakwiye kwitiranya isabato n'icyumweru, ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi n'ibyabikoreweho mu itangiriro biratandukanye, ibyakoreweho mu rupfu rwa Yesu biratandukanye. Yesu yavuze yuko napfa amategeko azavaho? Oya rwose. Matayo igice cya 5. Matayo igice cya 5. Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Bibiliya ntagatifu ifite ikinyarwanda rwose wumva cyoroshye kucyumva. Igice cya 5 umurongo wa 17. Yesu yaje kunononsora amategeko. Ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunononsora. Amen. Koko rero ndababwira ukuri kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko, ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Nawe uzajya ayakurikiza ayo mategeko akayatoza n'abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru. Amen. Umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru ni umuntu ukomeza amategeko ariko ntiyipfumbate, akatoza n'abandi kugira gute? Kuyakomeza. Isabato rero n'icyumweru ni ibintu abantu bakwiye kumenya bagatandukanya. Ni iminsi ibiri. Icyumweru cyashyizweho nande? Ndagira ngo mbakangurire kuza gusoma agatabo kitwa Uruhererekane rw'Abapapa, cyangwa se wowe nkurikira nimero ya 11, kubasobanura umupapa wa 33. Handitswe amagambo avuga ngo Mutagatifu Silvestre wa mbere yavukiye i Roma, atorwa ku itariki 31 z'ukwa mbere 314, atanga ku itariki ya 31 z'ukwa 12 335. Niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa. Murumva ko akomeye? Arakomeye rwose. Ariko iri kamba ry'ubupapa yaryambikiwe iki? Hari diru ikomeye yari yakoze abanyamadini b'uyu munsi wose bakeneye kumenya. Niki cyatumye yambikwa ikamba ry'ubupapa ari uwa mbere? Nuko yari yakoze ikintu abantu benshi batazapfa bamenye. Icyo ni igiki? Yashyizeho indangakwemera ikoreshwa mu misa yitwa credo, ndemera Imana ishobora byose. Ariya magambo niwe wayashyizeho, kandi yari afite icyo agendereye. Ikindi kintu yakoze, yambikiwe iryo kamba kugira ngo izuka rya Nyagasani abe ari ryo rihimbazwa. Yashyizeho icyumweru kugira ngo izuka rya Nyagasani abe ari ryo rigira gute? None isabato yibutsa kuzuka kwa Yesu? Oya, isabato yibutsa ko Imana ariyo yaremye mu minsi 6, ku munsi wa 7 ikagira gute? Ikaruhuka. Kandi Bibiliya iravuga ngo kandi mbaha amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye namwe yuko ari njye Uwiteka ubeza. Kubw'ibyo rero turacyakeneye kwezwa cyangwa twarejejwe? Turacyabikeneye. Mu gihe tugikeneye kwezwa rero tugomba guhorana isabato. Iyo sabato ikaba umunsi randevu duhuriramo na dogiteri mukuru. Buriya mu yindi minsi duhura n'abadogiteri bajandajanda. Hari icyo kwa muganga ukabanza rwose ukabona babantu bakoropara banje kwicaje ku ntebe utamenyereye imyenda yabo ugira ngo nawe ni umuganga. Ugatangira turabona igare ryangushije, akakubwira ati byagenze gute? Ndumva ikintu kirimo kundya. Kabanza akakumva, wajya ko ukabona guciyeho na rakirete yigendera. Katuvuga ati burya natakiye umuntu utari wo gutakirwa. Mukanya wajya ko ukabona undaratambutse afite ibintu bimeze nk'ibipimo mu matwi, ukagenda ukamubwira uti rwose ndarembye cyane kandi bambwiye ko hano mukora neza, naho agiye kwipimira umuriro w'amashanyarazi. Wajya ko ukabona umuganga arakwinjije agafata amazina yawe akagukubita agapimo ko mu kwaha, yarangiza agatangira kukubaza utuntu yandika, ugahita uvuga uti ntangiye koroherwa rwose.
warangiza ugatangira bakagwamaga kuri telefone, wakoze agisida, yego nayikoze ariko ndi imbere ya muganga ndumva bitangiye kugabanuka. Hari umuti baguhaye. Muganga rero aricara akakubwira ati rero muganga ntawe uhari, umuganga ushinzwe ibi bintu urwaye aboneka rimwe mu kwezi, niwe uvura Faisali, niwe ujya mu Buhinde, niwe ushoboye ibi bintu. Kubw'ibyo urafata igitanda cyangwa urataha, ugahita uvuga uti rero ukuntu umerewe ndemera nguma. Ariko ujya kubona ukabona babandi bagomba kugukubita utunini n'utuntu tw'udushinge two kugira ngo yatari kizagire gute izagere, baraza bakatugutera. Twebwe abagusura tuba tuzana amaji ya pome n'ibiki byose, tuvuga tuti birimo biraza, uti rwose ndumva byatangiye kuza. Muganga yazaza ati rero hakomeretse agasebe kangana gutya ariko biradusaba kubaga akaguru kose. Tuvuga muga kubigize bibi cyane kandi abantu narababwiye ko bitangiye kugenda bigira gute. Reka mbabwire, dufite rendezvous y'Isabato duhura na dogiteri mukuru. Aho ngaho ni umunsi twambara ubusa yarangiza akatuvura. Kandi nagira mbabwire, we waturemye akaruhuka ku Isabato, we waducunguye akaruhukira mu gituro, iyo amaze kuturema aruhukira muri twebwe. Isabato izahora ifitanye isano n'ubuzima bwo gukenera Yesu. Ariko urugamba rukomeye Satani yasoje, igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami icyigisho cya 14, Satani yavuze umushinga afite. Mbabajwe no kubabwira ko umushinga Satani yari afite mu gihe cya Yesu na nyuma yaho, mbabajwe no kubabwira ko uwo mushinga wamaze gushyirwa mu bikorwa. Isi yose, ibihugu byose, abami bakomeye n'abanyamadini bakomeye barimo barashyira imbaraga mu mushinga wa Satani, nyamara bazi ko bakorera iki? Imana. Mutega amatwi umushinga wa Satani. Nziha ikuzo mbinyujije mu musimbura wanjye. Bivuze ngo Satani arabizi ko afite umusimbura ku isi. Ukeneye kwiga ngo uwo muntu ninde? Ninde uhagarariye Satani ku isi? Ariko nanone ikibazo nuko abahagarariye Satani twe twamaze kubafata nk'abahagarariye iki? Imana. Iki kibazo muri iki cyumweru uzaze tukwereka uyu muntu musimbura wa Satani. Nziha ikuzo mbinyujije mu musimbura wanjye. Umunsi wa mbere w'icyumweru uzahabwa ikuzo, kandi abaprotestani bazakira icyo kintu cyitwa Isabato y'ikiganano nkaho ari y'ukuri. Abaprotestani Satani yarabizi ko ari mwazaheraho ayobya. Byamaze gukunda uganira n'umuprotestani ukamaze uti se kuki musenga ku cyumweru? Niho Yesu yazutse. Ukabaza se byavuye? Batabakura mbere bacu barabivuga bahe ibintu byaturutse i Roma. Kubgayo, kubwo kutubahiriza Isabato Imana yashyizeho, nzatuma amategeko y'Imana asuzugurwa kandi yangwe. Amagambo avuga ngo ikimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose nzayakoresha mu gushyigikira Isabato mpimbano nishyiriyeho. Amategeko yashyizweho n'abantu azahabwa agaciro gakomeye ku buryo abagabo n'abagore batazahangara kubahiriza Isabato yo ku munsi wa kangahe? Wa karindwi. Ikintu gikomeye, ubu amategeko y'isi arimo arashyirwamo imbaraga. Amategeko ya za leta arimo aravugururwa, nta miyaga barimo gushyiramo. Noneho buri muntu wese afite amategeko amugenga. Ubu hari amategeko agenga abana. Uramukoma gatoya polisi, alo uwo mwana udishe ntago ari uwawe n'uwa leta, bigenze gute? Rwose abafunze umutwe, uyu mwana yarananiye. Hari ibintu bibiri, hari ukumureka akaryama amahoro cyangwa we tukagucumbikira kugira ngo abone uko aryama. Ubwo we iyo bagucumbikira urumva ibyo bisobanuye. Ubu abantu bo mu Burayi, muri bihugu bya za Amerika, nta muntu ugikora umwana ni umutware. Kandi koko mbona na hano umwana amaze kuba iki? Umutware rwose. Ujya kubona ukabona umwana abwiye iwabo ngo iki kigo sinzakigaho, singishaka. Ukajya kubona ukabona umumama abwiye umupapa, amafaranga ufite n'ubundi ko ntacyo azamara, waretse umwana akiga ashaka. Ntitwihe rubanda koko.
ubu abana babaye abatware, abana bambika ba nyina, abana nibo bategeka basa aho bagiye gutura, ibintu byose abana babaye abatware. Imana nta butware ikigize gute igifite. Amategeko y'isi azashyirwamo imbaraga. Abantu batabizi binjiji bazagira ngo ni ukuyavugurura, naho ni ukugira ngo kubahiriza isabato bizagende bigorana. Satani yarakomeje aravuga ngo kuko gutinya kubura ibyo kurya n'imyambaro abantu bazifatanya n'ab'isi kwica amategeko y'Imana. Isi yose izaba munsi y'ubutware bwanjye. Ndagira ngo mbabaze, biratwara umwanya ungana iki ngo tubone yuko gutinya kubura imyambaro n'ibyo kurya bituma abantu batinjira mu isabato? Urabwiriza umuntu akakubwira tumva wa mugabo we, ubumbura Bibiliya nkabyemera, biriya bintu uvuga ni ukuri, ariko nanone nagaruka nareba imyaka nubatse systeme z'iwanjye nkibaza ukuntu ngiye. Urabona iwanjye njye akazi kanjye ku isabato niho haba hari abantu benshi binjiza amafaranga. Wari uzi ko ngewe niyo nacuruza ku isabato indi minsi nkakinga rwose? Urabona akazi karapfuye. Ku isabato nibwo tubona amafaranga. Ubu si Imana yo ntibibonera nayo izashyiremo imiyaga? Ntayizagushyiriramo. Umushinga wa Satani warubatswe, amategeko y'isi arakomeye ku buryo tugiye kuzaza tureba aho kubangamira itegeko iryo ari ryo ryose ry'igihugu, uzaza wemera kubangamira iry'Imana, kuko nta muntu wari wica isabato ngo akoraga sida cyangwa apfe. Oya, ibi bintu abanyamadini bakeneye kubyiga. Bibiliya iratangaje. Yesaya, twigarukire muri Bibiliya ntagatifu. Yesaya 56:2 ndasoma Bibiliya ntagatifu. Arahirwa umuntu ubigenza atyo, mwene muntu ubikomeraho ibiki, akubahiriza isabato ntayice, akirinda gukora ikibi icyo ari cyo cyose. Arahirwa uyu muntu, ni umunyamugisha, umuntu wirinda ikibi icyo ari cyo cyose ariko akagira umugisha, akubahiriza isabato ntayice, yarangiza ibintu by'Imana akabikomeraho. Uyu muntu aba ari umunyamugisha. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire ikibazo nibajije kinakomeye. Hano mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe page 452 hano harimo amagambo bateruye mu gitabo cyitwa The Catholic Christian Instructed, umukristo wigishijwe neza na Gatolika. Hano muri iki gitabo, ni igitabo kigizwe n'ibibazo n'ibisubizo. Reka niyihute. Ikibazo: itegeko rya gatatu ni irihe? Igisubizo: itegeko rya gatatu ni iri, wibuke kweza umunsi w'isabato. Urumva ko muri Bibiliya yera ryari rya kane ribaye irya gatatu. Iryo kubuza abantu kuramya ibishushanyo ubwo ryamaze kuvamo, iryari hasi rirazamuka. Ikibazo kindi: mbese itegeko rya gatatu ridutegeka iki? Igisubizo: itegeko rya gatatu ridutegeka kubahiriza umunsi w'umwami. Ikibazo: mbese umunsi w'isabato n'icyumweru Sunday ni bimwe? Abagatulika n'abahanga bagiye gusubiza. Igisubizo: umunsi w'isabato n'icyumweru si bimwe. Umunsi w'isabato ni umunsi wa karindwi w'icyumweru, kandi niwo munsi wubahirizwaga mu mategeko yo mu gihe cya kera. Icyumweru Sunday ni umunsi wa mbere w'icyumweru, kandi ni umunsi wubahirizwa mu mategeko mashya. Barabikemuye ntibabikemuye? Kuva uyu munsi ntuzongere kwitiranya isabato n'iki n'icyumweru. Amategeko y'Imana yashyizeho kera bavuze ko ari aya kera, ubu rero bishyiriyeho amashya yabo. Ikindi kibazo: mbese mwishingikiriza kuki igihe muhitamo kubahiriza umunsi w'icyumweru mu cyimbo cy'isabato ya kera ariyo yabaga ku munsi wa karindwi Saturday? Igisubizo: abagatulika tubifitiye ubutware duhabwa n'itorero Gatulika ndetse no ku migenzo y'intumwa. Bafite ububasha bwo guhindura umunsi wo gusenga bagashyiraho iki
Wow, ikibazo ngiki ububasha abagatulika bagize bwo gushyiraho icyumweru, kuki abarokore mutarimo kubushaka ngo namwe mukubiteho umunsi wa jeudi ubu wanyu? Iri korosi rizagorana kandi vuba bidatinze kubera akavuyo k'imisengere mubona karimo kurwanwa. Iminsi yose abantu bayigize y'amasengesho, iminsi yo gukora yarabuze kandi si ifite ubukene. Kubw'ibyo rero amadini nibicane n'ubundi bavuga ko Imana basenga ari imwe, bumvikane ku munsi umwe, bawushyiremo imbaraga bose basenge, iyindi minsi y'akazi twikure mu bukene. Ushaka kuvuga ko nibatora bazahitamo wowe, bazakurikiza icyo bita rubanda nyamwinshi. Nk'uko urusaku rwinshi kwa Pilato rwatumye bamba Yesu, niko urusaku rwinshi mu binyamakuru, urusaku rwinshi mu bihugu, urusaku rwinshi rw'abanyamadini ruzatuma isabato ipfunyikwa, umunsi wo gusenga w'abantu bose ugahinduka icyumweru. Nshuti zanjye, ibi bintu bishakira umwanya. Nsoza, ikintu cya kane ukwiye gushyiramo umubare, ntabwo tugiye kukiga none hano kugira ngo utahe ugitekereza, ibyo bikurarikire kuzaboneka muri aya materaniro. Ikintu gikomeye ugomba gushyiramo imbaraga, wajya kubara ntushyiremo ubujiji. Bibiliya itubwira neza ko Daniyeli abwirwa iby'ibyumweru 70 yabonye ko atari ibintu bisanzwe, kandi yagombaga kubara akamenya iyo myaka igihe izatangirira n'igihe izasoreza. Daniyeli nk'umuntu wari warize wakoraga ibwami, yirinze kubara ibihe by'Imana akoresheje inyurabwenge ye. Dufite ikibazo cy'uko mu gihe cya gihanuzi turimo turabara ibihe by'Imana tukabibarisha inyurabwenge yacu. Daniyeli yafashe gahunda. Nimureba umurongo wa 2 w'igice cya 9 n'umurongo wa 20, umurongo wa 2, Daniyeli yaravuze ngo kugira ngo asobanukirwe imibare y'Imana, imibare y'ibihe bya gihanuzi, yanze amaso umwami Imana, amushakisha asenga yinginga. Daniyeli yiyirije ubusa aranibabaza. Ibyo bintu nibyo byatumye marayika ku murongo wa 20 aza kugira gute kumusobanurira. Ndashaka kukubwira ngo rero hari umubare uri mu byahishuwe utagomba kubarishwa ibintu by'amarangamutima gusa ngo ubone 666 ku gitenge uvuge ngo toka Satani, 666 ngo uyibone kuri plaque y'imodoka uti imodoka ni ya shitani igikuzimu, 666 ngo uyibone ahantu kuri computer uti ngiyi irimo ikimenyetso cy'inyamaswa. Harasabwa ubwenge. Bibiliya iravuga ngo iki? Tujyane mu byahishuwe igice cya 13 dusoza. Ibyahishuwe igice cya 13 haranditswe amagambo akomeye. Bari bamaze kuvuga inyamaswa ivuye mu gitaka tuziga muri iki cyumweru. Iki gice tuzakiga neza, ariko umurongo wa 18 Bibiliya irangije iravuga ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666 na kangahe na 6. Ibi nubigeraho nugera mu byahishuwe uzaza usabwa gukora nk'icyo Daniyeli yakoze. Nshuti zanjye, ibi bintu byo kubara ibihe by'ubuhanuzi, kubara umubare wa 666 biradusaba ubwenge, biradusaba kwiga amateka, biradusaba kwiga ubuhanuzi, biradusaba kugira ubushishozi, biradusaba kwiga intambara ikomeye iri hagati ya Kristo nande na Satani. Ibi bintu bine nkubwiye nubigeramo jya ugabanya ibintu by'amarangamutima, uyoborwe n'iki ijambo ry'Imana rikubwira. Kandi urasabwa kwitoza gusenga, kwiyiriza ubusa no gushakisha mu maso y'Imana, kuko nibyo byonyine bizagufasha kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Imana yanjye bampera amahoro, Imana yanjye yagura imbago zanyu, iha umugisha ibiganza byanyu, iha umugisha amaso yanyu, iha umugisha imiryango yanyu, ariko ibigishe kubara. Muntu umwe yarambwira ati abadivaniste ibintu byose mubishyiramo imibare. Iyaba Imana yadufashaga no kwitegura kugaruka kwa Yesu tukabishyiramo iki? Imibare. Kubana n'abantu bose amahoro tukabishyiramo imibare.
Imana ikwigisha imibare yagufasha kubaho neza kandi ukazaboneka imbere yayo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mwiriwe nanone maze umwanya munini mwicaye nkanje. Reka mbere yuko mpamagara korari ngo twongere dusubire muri mudu yacu y'igitaramo, mbanze mbasabe muhaguruke munanura umugongo kugira ngo hari wenda ubishoboye wese nahaguruke. Ntabwo ndi bubajyane muri siporo nini, ariko nibura arambura ibiganza byawe, ariko nk'ushaka gufata ikintu kiri kure cyane. Amaboko yombi yarambura yaheze ngaho yajyane hejuru, zamura cyane.